n'ubu nturabona umugabo si ibyo byagabo n'ibicyumbaza ko rero ahubwo si ubwo bazamumenya none ushobora kuvuga ko njye none ubu byambara ndindara muzana rwose witetse umuntu w'imyaka 36 usabura gute icyo nakoze ni ukubahuza nutamwohereza telefone usanga kwamagara rwose umbwira ngo mubure kafo cyo si ikibazo sibyo murimo simukadanga sibyo hama musigire telefone genda ndagura indi telefone nta kibazo Espera. Sasa leo shakaga umwana tubika kandi mbese meze nkawe hano sinameze neza Nachos. Okay. Sasa ndibaza bitagoranye. Tuzumvikana na ibindi tukagenda mu rugo. Oui, Fofo. Nzaki kiganiro cyagenze neza noneho. Mwana ni fresh. Uramubona ariko. Yatari. Ntabwo njye nanga pasta za fake. Niba baragirana sanzwe wese. Byatari. Mbabo. Kiye muri shambere gatoya naje. Twayikari wowe. Oya nawe rwose none roga kabye. Witonde urabona ko umwana ukeye nyikora. Uramubona. Namubonye. Ubona njya nanga pasta za fake. Agenda kwizera. Uri kubona ko icyana nawe gikeye. Kandi ko umwana akeye niko n'imute ziyongera. Kibazo kiriya. Umuntu rero nitangirije ngerenge. Sasa wowe n'umuntu. Najya basi. Aho kwabonye none mwana kurekeye ibihumbi 100 n'ibindi bihagurukiye. Naho reba kiraya cyane rero. Fofo. Ako se ndeba. Urebe ni inzu. Urebe ni televiziyo. None cyeka ko nje ndi muri za 30 se. Sasa ntabwo byo gutinzamo kubera ko nanjye ndumva mfite namukunzi uramwana. Sasa ndaguhereza ibintu 20. Ihumbi? Ihumbi ni yuzuye. Bari nka fofo. Fofo 20. Amafaranga igihe nherukira. Maze imyaka iyi 3. Amafaranga rwose sinyafata. Fofo. Mbere kuvuga ibintu basi katumvikane. Sibyo nubizi ntabwo twabanye nabi. Sibyo hashize tutabonana kubera n'iki ariko reka ngwere. Basi reka kuta 60. Nako kumva rumubwire. Ako se baba rubanzu ndebe. Ya ndakubona warahinze. Banzu rebe inzu, urebe nizo ne wicayemo. Byagenze bite? Umva mbwiye nimba turi kubyumva rero. Basi. 70 ni make cyane ahubwo usiko ni mu bijana gucira ari makeya. Kwego ko uyu mwana nyine ari we ejo munini nizaniye mwe mu cyaro ejo bundi. Aho kurabona ko ari umwana ukeye. Ndabona arakeye ariko afite umuturage. None se Fofo. Sorry basi. Mbwire rero. 70 ni make bro. Reba uriya mwana ari kukunameza. Umva mbwire. Basi. Fabrice ngombe kumbyereza uzigiye urukundesha hanga uzabari bana bakagombye ko bari kwinjira hanga bafite amafaranga. Soka. Vira mu nzu. Umva nabandi kavuze. Sikoba gusa tajya hinduka we. Kumbe birongwe ngahe. Abatari wowe.
rero hera akazi wangu twari twaraburanye wallahi turabanye rero ni ukuri ko Imana turaburanye shaka rero rero style se ni wowe narinzi ni njyewe subira imbere gato please Dev, bikabyo byawe biracyari ibya kera kweli. Ubi kuri romantique ariko basi sibyo Reba nyine. Dev, bikabyo byawe biracyari ibya kera nawe ujya uhinduka. Erega impamvu serious uri mutungo Yes, nyinshi cyane. Shaka rero wimbaranye irangi. oya Shaka rero banjye rero. cyakira bikase cyakora Bikabyo. cyakora nemeye wallahi Hano ko fufu nini yanyibutse nawe. Niba yiko. Byose ni mura. wakanganye kanyegereza Sohotse mwicaranga kuri ibyo byiza. aho mureba neza Aho uri bukundebe neza ahubwo noneho. Amakuru se de ishani sawa meze neza. business Ariko ushaka kuba utabaga mu Rwanda kuba ukuntu ukeye. nyine bitewe n'akazi umuntu aba yirukanka umuntu arayirirwa hamwe akarara ahandi Kandi kukumva cyane. So none si biti meze bite. wowe nyine nari ndaho mvuga nti ubwo ngera mu Rwanda basi mugurebe nta nubwo mperuka Bise bigaragara kabisa. ntabwo Bise bishimye bigaragara nanjye yabizi ko najya niburira nyine n'ubundi. Ndababona cyane rwose ibyana nyine bikeye. umva iki Ariko uyu ni umunsi ubana cyangwa se aya ndoge guma arikuba ariko umwana mwiza w'umunyarwandakazi yaba mwiza se yakurusha nyine nawe urabizi nawe nta muriro ariko se ati basi ngaho wagerageje ubundi waretse akaba ari wowe kandi usumva wowe business itabipfuye usumva wazongera gukora ni akazi reka shani ukuri ariko ubusambo turavugana nyuma rwose mbabarira kuko icyana cy'uyu munsi cyo mva ni umunyarwandakazi ndabizi ko udakunda abana b'inzobe none uwo munsi noneho nazanye n'umwe sinzi ko namukubwiye ni muri za mugu icyana cyiza giteye nyine urabizi nawe hamwe wareresheje noneho nizeye ko noneho uvuye no hanze noneho muri ano nimuna nizeye ko noneho ngera mu cyumba iri kujegera nta kibazo cy'amafaranga gihari aho ngaho rero njye niwo mwemerera ahubwo ndayaguha gute ni kuri momo kuri ya nimero rwose ese uheruka idolari reka turi mu Rwanda bro turi mu Rwanda nyine akazi kaba kagenda gake gake ariko nyine nawe urabona ko eshawe wanarahindutse okay nta kibazo ndi kugutindira ko guha mu kwamagarira munzaniye sawa ariko se nubwo mujya mwakira abashyitsi byura mu mwanya cyo kunywa Dave wagiye ureka tuba twakiriza icyana nugishima kumva nawe okay ntari ntawe ikanyota kandi ifufu narinzi cyangwa ikibuno cyabaye ikibuno kibero noneho wagiraga akaraba yera gusa u Rwanda ni rwiza basi ntafitire ariko tagatito nawe twatinze gusa cyakora ntabwo ujya wibuka ni akanyarwanda kabisa sura inyuma gatatu rero igikoma Dave wagiye ureka wongera unsatira
cyakora Reba mwicare. so watsinze umwana basi Cyangwa reka mbareke rero mbe ngiye gutumba gatatu turasubira mu kanya. okay nta kibazo kandi muganiriza Enjoy. uri muri twari ariko Mwebwe mumeze mute? ishameze neza ntari bitora Ndabibona. uri muri twara nka munyakazi Ya, n'ubundi ndiwe. urabimenyereye kongera uruhanyerera Wabyumvisha ariko. cyakora urayakaraba se cyangwa ni ukuyanywa gusa Wasanga byose mbikoresha. urayanywa ukayakaraba Ya. sharira gusa ni ukuri pe igikobwa Karate. ni ukuri nagushimye nakwikundeye Nanjye nuko nashimye. ariko wakwitahanira sema Bitwaye iki se nta kibazo. ntacyo bitwaye sha yabanura akanyarwanda kazima kabisa Reba. Yes sir. Meze biteze. Poata. Sha wallahi wale wanindi. Shambo. Tunende gutunganya mu cyumba kandi muri kiganiro nyine. Aza kubarongoye. Okay none se tubigenze dute? Siko kundi se ni kuri mama. Mbwira nyine tu. Kaka nimero nyine ndimo ndagafite niba reka kandi twabo ndakubaza. Ni nyine tumbwira ariko se ni gute? Suvi handishije ubundi nawe nyine ukube nyine kwa kundi twajaga dukorana. Ukeneye vuga imibare ariko se nka 300 basi. 300 Okay, ntakibazo. 300 kuri mama. Kuri mama kuri kaka nimero nyine. Sorry. Ndi kuvugishwa. Ndabizi nakuze nawe. Okay, noneho reka murengerezeho akajana sibyo? Reka murengerezeho akajana. Basi utahana ingaruka ujya umakara. Oya subiza simukuza wisanga. Ujya umakara uri. Basi byibura sibyo? Dave, urabizi nyine nawe. Reba aho ngaho byarangiye. Wow, good kabisa. Shawaje kwana njya kwana na Dave Craig. Noneho akanyana kanjye ntacyo reka ntacyo reka mbageza ku muhanda nta kibazo. Thank you. Abyihorera bavanga imwe inzara yishe umuntu nawe ngo ngwiki. Mumbuye inkoko nkumbuye iki bana mu gikora tugereka kugira ariko nyine nkubwire wone uyu mwaka ugomba kurangira abonye umugabo abonye umugabo Umva sizi mbese uvuga ngo kurangira ubonye umugabo noneho dukoze igikwe nta bintu byinshi noneho ubukwe ugomba kuba byanshimisha kuko niba ari umushaka. Surprise! Wow! N'akanyota kari gatwishe. Wow, shiri, umeze neza. It's okay. Uramuzaniye iki? Telefone? Nini yawe? Kuma meze n'utishimye. Hari Imana muzana yishimye.
kujya kugura akantu ndabizi ibyo byo ntabwo ujya ubima sibyo nawe urabizi ya sasa ikintu cyari kinzanye ejo ndashaka gusubira mu kazi sibyo ariko ndashaka ko tuzajyana iwanyu ukanyereka ababyeyi nkagira ikintu nganira nako ndashaka kuzabana nawe sibyo nta kibazo ababyeyi ni sure promise me Suzanne sibyo umeze neza ariko bamurekera aho ngaho ngo abatipe Cesar kiya dukunda kwicara sibyo niko nayo bazaniye surprise none reka ngende mwe mukanya mwitunganye muzi kwansanga ureka karike sibyo arahiye none mwitunganye nta kibazo mukanya muhanza nta kibazo wewe n'umukizi sawa